n'ibyabo. Umuntu umwe mu bihe byashize bya covid yavuze abantu batatu ngo umuntu akwiye gutinya ntaye ikiganza. Arangije aravuga ati uwa mbere ni umupastor. Nubona pastor ahingutse iwawe ujye umenya kuri mu manegeka. Byarabaye ntibyabaye. Wajya gusura umuntu agahita aca mu gikoni. Arangije aravuga ati umuntu wa kabiri ugomba gutinya ni umuntu witwa umuganga. Turi abaganga ni abantu babi. Turi umuganga ushobora kugenda agahita gutera amazi ugapfa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Mwari muzi ko muri jenoside yakorewe abatutsi mu bitaro hari abaganga babuze uko bataha kandi bahigwa b'abatutsi, babaga barimo gutera serumu ngo umusirikare warashwe arwana n'inkotanyi atagira gute adapfuka abona arahangayitse. Imana ifite imitima yahaye abaganga inyuranye n'uko mubatekereza. Umuntu wa gatatu rero yari umunyapolitiki. Mudugudu yarazaga atari ko amazi yanga bati niko baza arimo arabaza amazi sugira ngo na amazi yaba yarimo kubara umubare w'abantu barayanga. Ariko nagira ngo mbabwire n'ubujiji s'ubujiji. Iyo dufashe ubuhanuzi tukibagirwa ko dutuye ku isi, hari igihe isi nayo itwereka ko itagize gute tadukeneye. Ubwenge Yesu yakoresheje nibwo bwenge dukeneye mu gihe nk'iki ngiki. Hako umuntu aricara agahita yifata akawodiyo, murabona isi irarangiye, Imana igiye gukubita abayobozi b'ibihugu rushyi. Muri ADPR baba bafite abandi bantu bari kuri YouTube. Imana yanyeretse hameneka amaraso mu bihugu bitatu. Imana yanyeretse abayobozi b'ibihugu batatu, umwe muri bapfa. Bakamuhamagara bati ngwino bisobanure ninde ugiye gupfa. Ati reka date agiye gupfa hariya hirya. Ariko reka ngikirwa mwarabibonye kuri YouTube channel abantu bahora bavuga ngo amaraso agiye kumeneka, ngo noneho ngo nibashake banyice ngo ndabivuze. Ugafungura wajya gusa ugasanga arimo aravuga ngo Imana yanyeretse abantu bapfa ngo nibiki byose, ngo kandi ngo hagiye gupfa umuntu ukomeye, ngo muri ibi bihugu byacu bitatu ngo hagiye gupfa umuperezida ukomeye, ngo ariko ngo musenge cyane. Ugavuze iki? Reka mbabwire umuntu udasenga Imana ngo ababana nayo bizamucanga. Mu gihe mfukamye ndimo gusabira ubuyobozi ngo Imana ibuhe kureba kure, Imana ibuhe umugisha mu byo bukora, kandi Imana ibushyigikire mu byo gufasha imibereho myiza y'abaturage, ibaza undi muntu twizera kimwe arimo kubwira Imana ati kuraho ushaka baduzana abaturabahaze. Si ubwo Imana yakumva ndikarekane. Niyo mpamvu tuba tudakwiye kuba abahezanguni mu bintu bya politiki. Dukwiye gutuza. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yimika ubwami, ni nayo igira gute ibwimura. Nshuti zanjye, ni ikosa rikomeye kuri twe gutuma abantu batwumva nabi. Hari ibintu byinshi byavuzwe kandi byandikwa na bamwe mu bo dusangiye kwizera bisobanurwa nk'ibigaragaza kurwanya ubutegetsi bwa leta n'amategeko yayo. Ndi kuri page 448. Hari abantu noneho bafata umwanya bagakora inyandiko broshire, baragiza bagahita bavuga bati Imana igiye kwereka ubutegetsi yuko iyo ukandagiye umuntu w'Imana nayo igira gute igukandagira. Akaproshira akabara gatanze, bagamagara pastor bati ibi bintu si iby'iwanyu. Pastor akareba ati twe ko tugira ibitabo ibi bintu ni ibyahe. Naho ni umwizera wabyanditseho umurakare, waganiriye n'umuntu wanga leta. Uwo mwizera akaba afite ukuntu yagiye kuburana ku kagari, ubutaka yahuguzaga barabumwaka, arangije ahura n'ibibazo, agirana ibibazo n'abayobozi ba leta. Ubwo rero afata bya bintu akabyita ubutumwa, yarangiza bakamubaza bati uri umucyo, ati nge ndi umudive. Abadivanisiti ibitabo tugenderaho byanditswe mu 1844. Ibi ndimo kubabwira ni ibintu byo mu 1900. Ntabwo rero twebwe twandika ibitabo dukurikije leta igize gute yimitswe. Ntabwo twandika ibitabo dukurikije leta yimitswe. Ntabwo abadive twandika ibitabo dukurikije akantu kabaye muri Kigali. Oya,
hano haranditswe ngo hari ibintu byinshi byavuzwe kandi byandikwa na bamwe mu bo dusangiye kwizera bisobanurwa nk'ibigaragaza ko turwanya ubutegetsi bwa leta n'amategeko yayo. Ni ikosa rikomeye kuri twe gutuma abantu batwumva nabi. Si byiza guhora tujora amakosa mu bikorwa n'abatware muri guverinoma. Ntabwo umurimo wacu ari ukwibasira abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo. Dukwiriye kurangwa no kwigengesera cyane kugira ngo tutumvikana ko turwanya abayobozi b'inzego za leta. Ni ukuri urugamba dufite rurakomeye, ariko intwaro zacu zigomba kuba iziboneka muri iyi nteruro yeruye igira iti uku ni ko Uwiteka avuga. Umurimo wacu ni ugutegurira ishyanga kuzahagarara mu munsi ukomeye w'Imana. That is our focus. Iyo niyo ntumbero y'abadivanisiti. Muri iki gitondo ndimo ndashaka kubereka imbibi z'ubudivanisiti ku bigendanye na politiki. Ibyo tudasoma aha ntabwo ari ibyacu. Reka ngire ikintu mbabwira. Umwizera, umuntu wizera Imana agomba kuba ari umuntu uri ku rwego ruri strong, atagomba guhutazwa n'ibihuha bibonetse byose. Hano haranditse ngo ubwo umuburo uheruka uzatangwa, ijwi ryayo rizagera mu matwi y'abategetsi b'isi, bazaba bakorera Imana batagize gute, batabizi. Maze bamwe bo muri bo bakira uwo muburo bahere ko bifatanye n'abantu b'Imana muri icyo gihe cy'akaga. No mu gihe cy'akarengane Imana izaba igifitemo abantu bayo. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Gereye aha ariko turakoresha igihe neza. Mu gitondo hano twiga ibyigisho bikomeye, ndetse iki cyumweru cyo ni icyumweru kidasanzwe. Buriya aho kugira ngo umuntu agire amarangamutima akorwaho yo mu kirere, muri we yakwigiriramo imbaraga yo gutandukanya icyiza n'iki n'ikibi. Twagiye tugera mu bihe bitandukanye aho buri mwizera yasabwaga kugira umwanzuro afata, ugasanga twamwigishije ibintu byinshi, ariko uburyo bwe bwo ku giti cye bwo kwifatira imyanzuro ntabwo twamwigishije. Muri iki gitondo rero twiga inama zigirwa itorero. Ni ukugira inama itorero. Tutagira inama itorero dukoresheje amarangamutima yacu n'ubwenge bwacu, ahubwo dukoresheje inyandiko zera, kugira ngo wa mwizera mu gihe azaba ahuye n'ikibazo azaba afite package muri we yo kwifatira umwanzuro. Munyemere rero muri iki gitondo tugiye kwigana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo imibanire yacu n'abayobozi mu nzego za leta, ndetse n'imibanire yacu n'amategeko yayo, amategeko ya leta. Impamvu ni iyihe? Kenshi na kenshi turi mu isi ifite ubuyobozi. Dufite ubuyobozi bw'Imana, dufite ubuyobozi bw'itorero, ariko dufite n'ubuyobozi bwa leta. Kandi mbere y'uko tuba bizera b'itorero, turabanza tukaba abaturage b'igihugu. Ndetse ntabwo ushobora gutandukanya isano ufitanye n'igihugu, ubwo cyaba ari ikimenyetso y'uko utakiri umuntu mu mutwe. Kuko kuba abantu b'Imana, icyo nashakaga ko tureba muri iki gitondo, kuba abantu b'Imana bidufasha guhinduka abaturage beza, kandi abaturage beza bashobora kubana na leta. Ariko uyu munsi wa none ukurikije inyigisho abantu bagenda biga, ndetse kenshi na kenshi ugakurikiza n'ubwaka abantu bagenda bagira, hari umuntu ukubona uhagaze ahantu leta ikorera agahita akubwira ati ntukiri umuntu w'Imana. Icya mbere, turimo turacumura, turimo turakoreramo ibyaha byo gutunga abantu urutoki, twigize abakandida bo kwerekana abazajya mu ijuru n'abatazagira gute n'abatazajyamo. Icya kabiri, dusa naho dutuye ku karwa kacu twenyine katagira itegeko rya leta na rimwe rigira gute rihagera. Ariko nagira ngo mbabaze, iyo turwaye cyangwa twakoze impanuka, dufashwa na ambulance zo ku rusengero? Simwimbaza.
simwe mbaza na ambiranse zo ku rusengero, ariko muri iki gitondo mumfashe kugira ngo nze kwihuta mu minota yanjye. Iyo umwizera wacu akoze agisida, duhita dufata nimero za pasitoro tuti umwizera w'igihande iki n'iki bangutse ambiranse. Niko bimeze? Harya nagira ngo mbabaze, iyo duturanye n'abantu bakatugwa nabi, ejo bwacya tugasanga yahinduye imiyenzi, cyangwa wasohoka ugasanga arimo arubaka metero 3 yazicukuyemo tuwarete ye, uza mu nama y'itorero? Simwe mbaza, kuki utaza mu nama y'itorero? Iyo wabyaye umwana, ndagira ngo mbabaze, kugira ngo uwo mwana azemerwe yuko yavukiye mu isi, ijuru riba ribizi, nawe ubugize gute? Ubizi. Uba wanahamagaye n'abantu ngo musangire ibiryo, banagufashe kwita umwana izina, mukababwira uti muze twakira umwana. Kubera iki ujya kumwandikisha? Simwe mbaza, harya Yesu yagiye kwiyandikisha ra? Yagiyeyo? Byari bimworoheye? Byari bigoranye? None se kuki Imana yemeye ko bigenda gutyo? Nshuti zanjye, nagira ngo muri iki gitondo tujyane mu rwandiko rwa mbere rwa Petero. Kandi mbere yuko dutangira kwiga Bibiliya, kubw'ibibazo byinshi turimo kwibaza, munyemerere tubanze dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri Imana iyobora imitima yacu, uri Imana iyobora imitima nama yacu, uri Imana itakangwa n'amarangamutima yacu ko twiyumva, ahubwo ukurikiza icyo ijambo ryawe ryagennye. Muri iki gitondo tugiye kwiga iyi ngingo, ubane natwe, udufashe uzamure ibitekerezo byacu tuyishyikire, kandi umwuka wera aduhe imico ikwiriye, aduhe n'uburyo dukwiye kwitwara mu gihe nk'iki ngiki kigoye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2, ndasoma umurongo wa 13 ndageza ku wa 17, 13 kugeza 17. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu. Iyo bavuga ubutware, abantu bari guhita bavuga bati aha ni Imana igira gute? Imana ivugwa. Ariko Bibiliya iravuga ngo mugandukire ubutware bwose bw'abantu kubw'umwami wacu, naho yaba umwami, kuko ari we usumba bose. Muri Bibiliya zanyu umwami urimo kuvugwa hariya atangizwa n'inyuguti nkuru? Simwe mbaza, ijambo ryanditse umwami riratangizwa n'inyuguti ntoya. Kubera iki? Bibiliya irimo abami babiri. Harimo umwami w'inyuguti nkuru, ari we mwami w'isi yose, ari we Uwiteka Data wa twese. Uwo ni we muyobozi wacu w'ikirenga ku rwego rwo hejuru. Uvuga rikagera gute? Rikijyana. Ku Mana nta nyunganizi tujya dutanga. Ariko twarangiza, Bibiliya hano igaragaje ko hari umwami. Mu magambo make, uyu mwami we atangijwe n'inyuguti ntoya. Bivuze ngo n'undi muntu nawe ufite iki? Ububasha. Hano haranditswe ngo kuko ari usumba bose, cyangwa abatware kuko ari bo batumwe nawe guhana inkozi z'ibibi no gushima abakora neza. Iyi ni iyindi nshingano Imana yahaye leta, guhana abantu bakora ibibi, ariko leta ni n'umwanya wayo wo gushimira abakora neza. Iyi ni inshingano Imana yahaye iki? Yahaye leta. Ariko leta zo mu isi, kubera ko ababi babaye benshi, murabyumva neza, umwanya wo gushima yagize gute? Yarawubuze. Kubera ko ababi ni benshi, mudugudu ategura inama agasanga ngo hari umugabo ukubise umugore inyundo, yabivamo agahita asanga ngo hari abantu bapfuye umuyenzi, undi mudamu agakubita abana b'undi mudamu, umudugudu akabivamo, kuza kuvuga ati rwose abadive mwakoze umuganda mwiza. Uwo mwanya ntabwo yagira gute? Ntabwo yabibona. Ariko ubundi inshingano Imana yahaye leta ni uguhana no gukurikirana abantu babi, yarangiza ikabona n'umwanya wo gushima abakora neza. Bibiliya irakomeza ngo kuko ibyo Imana ishaka ari uko mujibisha abantu b'abapfapfa batagira icyo bamenya gukora neza kwanyu.
hari abantu b'abapfapfa bafite ururimi rwabo ruhora rusongoye, bashaka kwerekana ko abantu b'Imana batagira ubwenge, ari abantu batayoboka, ari abantu bafunze mu mutwe, ari abantu badashoboka. Abo bantu rero ni n'abapfapfa kuko ntabwo bazi Imana. Petero arangije aravuga ati mwige tekinike yo kujibajibisha, mubacecekeshe kandi mutagize gute, mutabegereye. Hano haranditswe ngo mubacecekeshe kugira gutera gukora neza kwanyu, mumeze nk'abo umudendezo koko, ariko uwo mudendezo mutawutwikiriza ibibi, ahubwo mugenze nk'imbata z'Imana. Twe turaba umudendezo. Hari ibintu tugomba gukora tukaba mu gihugu tutikandagira. Kubera iki? Ukurikije icyigisho tugiye kwiga, ntabwo twakagombye kuba ari umuntu wikandagira, kuko umuhamagaro wacu, impamvu itumye turi mu isi inyuranye n'impamvu itera abandi kuba ku isi. Kubw'ibyo rero twakagombye gukoresha umudendezo wacu neza. Mwubahe abantu bose. Amen. Nta muntu w'umukirisitu ugomba kuba ariho abeshejweho no gusuzugura abantu. Abasore, ejo nibyo twigaga. Jya wirinda kuzamura amazuru ngo usuzugure umuntu, kuko n'izibika zari amagi kandi isi irangwa n'impinduka. Uwo wasuzuguye uyu munsi ubona utazamukenera, hari igihe ejo ahinduka ufite urufunguzo rw'ahazaza hawe mu biganza. Iryo ni ryo hame ry'ubuzima. Ibyo ni ibintu twigisha abakobwa bacu, ibyo ni ibintu abagore bacu mu ngo zacu bagomba kuba bagize gute, bagomba kuba bazi. Kubera iki abagore bacu bagomba kuba babizi? Hari ujya kubona ukabona ufashe utwana nka 4 twiwabo n'umugore cyangwa twiwabo n'umugabo, udushyize mu rugo, mukatugaburira twiga, ubona kazamuka muri segonderi n'iki, ejo wajya kubona ukabona kararangije, ukavuga utaka n'ubundi nikazishobora, wajya kubona ukabona gakubise kaminuza, ejo bundi kajya kurangiza kaminuza kagatangira gukora uturaka karimo no kurangiza, wajya kumva yitamuruyemo umuntu ukomeye, akazahinduka ikiraro umuryango umugore avukamo n'umugabo avukamo uzaza ugera gute, wambukiraho. Ariko usanga hari n'umuntu burimo kuvuga ati imitsi yanjye aba bene wanyu birirwa barya, watuje ukazabara yuko wahombye ushaje. Ndabeshyara. Ubundi reka njye ikintu mbabwire, reka ndiho abantu bari hano bafite imyaka 50, yego imyaka 50, ubu nibwo ubutangiye kuvuga ngo umushinga uyu n'uyu wagize gute, waramombeye. Wora cyane mu myaka 35 uratera itiku. Reka ngira ikintu nkubwira, magingo aya mu buzima naje gutangara. Abantu nagiye mbana nabo, umuntu akaza tukararana, ngahura nawe ku rusengero amateraniro ataraba, tukiganira bisanzwe, akambwira ati ubuzima buragoye, nkamubwira ni humura, uyu munsi buranze ariko Imana izagufasha. Ntazi ibyo ndimo, nawe atazi ibyo ngize gute. Uyu munsi hari igihe njya ahantu agahita ambwira ati urya munsi burya umutima wari wafashe feri numva nanakwiyahura. Ariko harya twari twicaye, umuntu yigeze kumbwira amagambo namubwiye turi ku rusengero kuri kave iwacu, twari duhagaze dutegereje abatwigisha, turaganira duhagaze ahantu ku kintu cy'igiti cyadusumbaga. Noneho arangije yitamurura umuntu arambwira ati hari amagambo wigeze kumbwira nyafata ko ari seriye, ayo magambo yarantunze mu buzima, ubu ndi umugabo wibashije. Icyo nagira ngo mbabwire rero ni iki, mwitonde mwikumva yuko mukwiye gusuzugura abantu, mutuze rwose. N'abayobozi b'itorero mwitoze kubaha abantu bose, mutubashya abantu bitewe n'inyungu tubakuramo. Mwarabibonye cyane cyane abantu bamwe na bamwe bo ku rusengero n'amakorari arabigira, hari n'abantu benshi babigira. Ukabona umuntu ufite amafaranga, umuntu yamutindanye cyane, noneho waza kumusuza ufite ubwuzu, ariko kuko ntacyo ari bugukuremo, kavuga ati buri aho ngaho nimbona umwanya ndagira gute ndaza. Hari n'igihe ujya kubona ukabona turimo kwicaza abantu mu bitaramo cyangwa muri gahunda za fundraising, wajya kubona ukabona umuntu w'umukecuru wizindukiye yicaye ahantu heza, umudiyakoni araje. Abari abadiyakoni bakorera imbere, abakorera imbere ni abadakorana n'umwuka. Araza agahita kureba ati mama uwo mwanya ntabwo ari uwawe, ntabwo wakugenewe, itugenda wicare inyuma, ariko hawe ntubuhazi wowe.
kujya kubona ukabona umwizera arahagurutse agiye inyuma. Ariko reka njye ikintu mbabwira, nkamwe mufite itorero ryo mu mujyi, byagiye biba ngombwa yuko abo twagiye tuzana imbere kubera icyo tubashakamo, isi nayo yageze aho ibicaza inyuma mu byo bari barimo, bisaba ko natwe tubahindurira iki? Intebe. Ubwo ni ubupagani, si ubupagani? Ni ubupagani. Bibiliya yubakiye ku ihame rivuga ngo mwubahe abantu bose. Ihame rya kabiri, mukunde bene data. Mu kubaha abantu, jya wibuka ko bene data ni abantu dusangiye kwikorera umusaraba wande wa Kristo. Ni ukuvuga ngo niba yaratangiye kuruhuka isabato, ku kazi batangiye kumugendaho nabi, nk'uko nawe bagira gute? Bakugendaho. Iyo ashatse umuntu uzamusigariraho ku kazi kwa muganga, cyangwa se uzamusigariraho kuri tere muri minisiteri akoramo, haba hari n'abantu b'abapfapfa bavuga bati uwamukura muri no kampani ibintu byagira gute? Byagenda neza. Uwo ni mwene so rero, musangiye imibabaro, musangiye amakuba, biri mu mwami nde? Umwami Yesu. Ubundi mwene data ni umuntu dusangiye ibyo bintu. Muze kuza kureba ibyahishuwe igice cya 1:9. Umuntu twita mwene data tuba dusangiye amakuba, dusangiye ubwami, dusangiye no kwihangana. Amen. Ibyo bintu nibyo bivuga ngo uyu muntu ni mwene data muri nde? Muri Kristo. Ikindi kintu gikomeye, Bibiliya iravuga ngo mwubahe Imana. Kubaha Imana bigomba kuba biri muri twe. Ejo bundi twabonye ko tugomba kubaha Imana turi ku meza y'ibiryo, tugomba kubaha Imana mu myambaro, tugomba kubaha Imana mu mibereho yacu, tugomba kubaha Imana mu mivigire, ndetse no mu isano tugirana n'iki? N'abandi, ndetse no mu isano tugirana na leta. Kubaha Imana kugomba kuba ariko kutuyobora kumenya uko twitwara n'imyanzuro tuza gufata. Ariko Bibiliya yasoje ivuga ngo mwubahe nande? N'umwami. Barongera muri Bibiliya zanyu bandika umwami n'inyuguti ntoya. Aha barimo barerekana ubuyobozi bwite bwa leta. Uko twubaha abantu, uko twubaha bene data, uko twubaha Imana, haba hagomba kugerekwaho no kubaha ubuyobozi butuyoboye. Ariko mbabajwe no kubabwira ko abantu benshi, bitewe n'agahinda, bitewe no kuba ushobora kuba wenda hari umuyobozi runaka wo muri leta mu rwego runaka wakugiriye nabi, usanga abantu uburakari bwabaheranye ku buryo afata igihamya cy'ijambo ry'Imana akagicurikira ubusobanuro kugira ngo yihimure kuri wa muki, kuri wa muyobozi. Ibi ntabwo ari byo kandi ntibizigera biba byo. Abaroma igice cya 13. Mwese ngira ngo iki gice abantu benshi baragisomye. Abaroma 13, ndasoma umurongo wa mbere ndageza ku murongo wa 7. Umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'iki? N'Imana. Iki gice cy'Abaroma 13 rero, abantu bitwa abaka baba bashaka yuko Bibiliya yakagombye kuba yaranditswe iki gice ntikigire gute? Ntikizemo. Kuko Satani yamaze kumvisha abantu ko nta sano nta n'ikintu Imana igifitanye na leta gukorana nayo. Hano haranditswe ngo kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana. Birangiye amategeko ya leta agiye kugira n'isano n'amategeko y'iki? Y'Imana. Haranditswe ngo kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, keretse abakora nabi. Mu gihe cyose uri umuturage mwiza, ukaba umukristo mwiza, ntiwakagombye kumva ufite ikibazo cyo kujya ku karere, kujya ku murenge, kujya gutanga inama ku kagari. Wakagombye kugenda wumva nta n'ikibazo kigize gute? Gihari. Mbese ushaka gutinya umutware? Kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha iki? Ibyiza. Ntabwo nzi niba tukizera Bibiliya nk'uko Imana yayanditse,
ariko Bibiliya itubwiye ko leta ari umukozi w'iki? Umukozi w'Imana. Rero leta hano yiswe umukozi w'Imana kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza, ariko nukora nabi ugire gute? Utinye, kuko adatwarira inkota iki? Ubusa. Mu gihe cya Yesu bari bafite inkota, uyu munsi bagenda n'imbunda. Iriya mbunda igushakira umutekano, ikimira abantu babi n'abashaka kugambirira, abashaka gusohoza ibintu bipfuye bagambiriye. Kubw'ibyo rero nuramuka ukora neza uzaba umeze nk'umwana mutoya. Uzarebe iyo uri kumwe n'akana gatoya, ujya kubona ukabona usuhuje umupolisi cyangwa umusirikare, gahita kagenda kagasimbuka ukabona karimo karakora ku munwa w'iki? Ku munwa w'imbunda. kubera iki? Nta isano afitanye n'abajura, nta sano afitanye n'abajura. aba yumva umusirikare wese ari umuntu we, agomba kumuhobera. Ariko iyo ufite ibintu by'amanyanga, imbunda igaca muri karitsiye, uhita uvuga uti nitwe baje kugira gute? Nitwe baje kureba. Rero ntago batwarira inkota iki? Ubusa. Icyo ni ikintu tugomba kumenya. Niyo mpamvu biteye isoni, biteye n'agahinda kubona umwizera bamushyize imbere, inyuma bamukurikije imbunda ngo adacika. Buriya n'amahame y'ibyo twizera aba yatangiye kugira iki? Kugira ikibazo. Nshuti zanjye, haranditswe kandi ngo ni umukozi w'Imana uhoresha umujinya ukora nabi. Nicyo gituma ukwiriye kuganduka, utabiterwa no gutinya umujinya gusa, ahubwo ubyemejwe n'umutima ugira gute? Uhana. Abantu bafite umutima uhana nibo bantu uwo mutima uhana Imana izawukoreramo, bamenye uko bitwara kuri leta, bamenye ibyo bavuga n'ibyo batavuga, bamenye imyanzuro bafata n'iyo badafata. Kubera iki? Muri wowe ufite ubuyobozi bubiri. Ufite ubuyobozi bw'ikirenga bwa data wa twese bukontorora umutima, ariko ufite n'ubuyobozi bwa leta bugukontorora nk'umuturage wavukiye kuri ubwo butaka. Kandi biri muri gahunda y'Imana. Reka mbabaza, ari leta, ari n'umuturage, muranyumva neza, ari leta, ari n'umuturage, ari n'Imana, ninde washyizeho itegeko ryatuma abantu barama mu gihugu? Simbaza. Imana, kuko izi buri muntu n'igihugu yamushyizemo. Imana yashyizeho amategeko yayo 10, icomekamo n'akantu gashobora kwerekana uburyo umuntu yaramira mu gihugu. Bivuze ngo ntibiri muri gahunda y'Imana, ntibinayishimisha yuko umuntu yaba mu gihugu agapfa atagize gute? Akenyutse. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igira gute? Imana yawe iguha. Bivuze ngo iki rero? Niba kugira ngo umuntu aramire mu gihugu Imana yarabishyize mu mategeko, Imana izanabwira leta uburyo zitwara abaturage kugira ngo bagire gute? Baramire mu gihugu. Aya magambo sinzi niba murimo kuyumva neza. Nicyo gituma musora mugira gute? Umusoro ujemo hano. Ariko uyu munsi wa none uramutse ugiye nko kwigisha abantu, ukajya kuri YouTube ukabigisha uko abantu banyonga imisoro, wabona views zingana iki? Simebazara. Ukabwira abantu uti tekiniki, uranyumva neza, buri gitondo mujye muza, ukabigisha amageza y'ubwesikoro n'ubujura bwo kunyereza imisoro. Abantu bakubwira bati wazi igihe n'Imana yagize gute? Yakutwoherereje. Ariko biratangaje ko n'umusoro uri muri Bibiliya. Mu gihe cya kera ho imisoro batangaga yavaga mu isi yose yerekera hehe? I Roma. Ubu dufite amahirwe, imisoro ntanga ifitanye isano n'aho ndi bukandagire, aho ndi buryame narwaye, ikinyabiziga ndi bwinjiremo, n'amatara bari bucane mu gihe iwanjye nta muriro mfite, ariko itara rya leta rirara ricanye iwanjye. None nagira ngo mbabaze, ari abantu bo mu gihe cya Yesu, ari natwe bo muri iki gihe, abantu bo mu gihe cya Yesu batangaga imisoro ikajya i Roma, ahubwo umusirikare w'Abaroma akakwikoreza imizigo. Muranyumva neza? Ibyo bita kuva mu gikingi kimwe ujya mu kindi. Ari natwe nagira ngo mbabaze, abagomba kumvira iri tegeko ryo gutanga umusoro tudateye imigeri ni bande? Ni twebwe.
bishoboka kuko kuri ndimo gutanga muri iki gitondo kubishye. Ubuse nk'umuntu wagiye kuburana ubutaka yarangiza uwo barimo kuburana akamutsinda, ubu afite uburakari bungana iki? Ndavuga ati umukozi w'Imana yayobye. Reka ngire ikintu mbabwira nshuti zanjye, nicyo gituma musora, kuko abatware ari abagaragu b'Imana bitangiye gukora iki? Uwo murimo. Ni abagaragu b'Imana bitangiye gukora uwo murimo wo gucungana n'ubuzima bw'abantu no kugira ngo abantu barame. Ariko abo bagaragu sisiteme yabo kugira ngo ikore ikoreshwa n'ikintu cyitwa iki? Imisoro. Buri ubundi abadivaniste twakagombye kuba turi n'abantu bageze gute? Basobanutse. Ariko hari ikindi ugomba kumenya, yuko hanze kugira ngo ibintu bigende neza ni umusoro, mu itorero kugira ngo ibintu bigende neza ni ituro. Nuramuka uvuze ngo kimwe kimukira ahandi, uzaba urinjije. Tujye tuvugisha ukuri. Ubu hari abantu bicara akavuga ati hanze aha pasitoro rwose ihangane kimwe mu 10 n'amaturo ntuzongera kubibona. Hanze aha umusoro uragira gute? Uravugiriza. Oya, hano haranditswe ngo mwishyure bose ibibakwiriye. Ntabwo tugomba kuba abanyamadeni. Mwishyure bose ibibakwiriye. Abasoresha mubasorere, abahinisha mubahinire. Abantu benshi bazamutse kuri aka kantu kavuga ngo abahinisha mubahinire, bashaka kwerekana yuko abasemuzi babiriya b'ikinyarwanda bakoresheje iri jambo, ariko iyo ugeze ahantu ukumva ntago wumva neza, jya ushaka uburyo witabaza Bibiliya y'Icyongereza cyangwa Igifaransa, cyangwa ujye mu Giheburayo umenye icyo byasobanuraga. Abahinisha mu bahinire, abantu bashatse kumva ko aka kantu kavuga yuko ukwatse ruswa ngo akorohereza ubuzima, jya uhita uyimukubita na Bibiliya bigize gute? Biranditse. Ariko ntabwo ariko bimeze. Abahinisha bari abantu basa n'abatigira. Muranyumva neza? Hari ugusora ibintu bizwi, ariko hari no kwicara bakavuga bati rero ibi bintu ni ibintu by'akajagari na byinshi, ntago twabijyamo, tigira dufate gutya tubigenze gutya. Utiriwe ujya mu bintu by'amananiza. Murabizi umuntu ashobora kubwira ati wenda nusorera ikintu kimwe gutya na gutya biratwaraye, ariko reka dufate muri rusange, tutagiye mu bintu by'imibare, tanga aya ngaya bive mu nzira. Uko niko bita guhinisha no gutigira. Ariko nujya mu Cyongereza Bibiliya uzasanga ntabwo ivuga gutanga ruswa. Muranyumva neza? Ni nk'uko hari ibintu bagiye bacurika. Ubu ngubu bivuze ngo jya unywa gake kubw'uburwayi bwawe, Abanyarwanda bumva iki? Bahita bavuga ngo ni akayoga. Bibiliya yavugaga akayoga paste. Muranyumva neza? Ubu mu Rwanda iyo uvuze ngo mvuye guhaha akaboga, kaba ari agashu. Simwe mbaza? Ubu mvuye kugura agashu, akabogeri. None se nagira ngo mbabaze, Imana yigeze irema imboga zigenda? Hari igihe abantu bagira imyumvire yabo. Urimo urasoma Bibiliya y'uruhe rurimi wowe? Icyongereza. Yego, ngwino egera hino. Yego, mu Cyongereza uwo murongo barimo baravuga ngo iki? Muri uyu murongo baravuze ngo, for because of this you also pay tax, for the authorities are the ministers of God. Attending to this very thing, pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue are owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. Ijambo bakoresheje ni revenue. Revenue ni ugukubita umuntu ikintu mu bwihisho. Ubivuze Rwanda revenue, ubuvuze ko ari umuntu wambaye ishati y'umweru ukinga ibikarito mu maso ugacaho. Simwe mbaza? Bibiliya y'Icyongereza irabyerekana. Kariya ni akantu Satani yaje agobekamo ngo tujye dukora icyaha cyo kwiba. Muranyumva neza? Ariko tugikore nta mutima ugira gute? Nta mutima uturya. Nshuti zanjye,
hano haranditse ngo abahinisha mubahinire, abo gutinywa nabo mubatinye, n'abo kubahwa mugire gute mububahe. Muri iki gitabo inama zigirwa itorero igice cya 57 hagaragaza neza mu ncamake isano yacu ko igomba kuba imeze. Dufite abantu, paje 444, dufite abantu bashyirwaho ngo badutegeke, dufite n'amategeko agenga abantu. Iyo ayo mategeko nk'aya atabaho, isi yajyaga kuba ari mbi birenze uko iri ubu. Amwe muri ayo mategeko ni meza, ayandi ni mabi. Amabi yakomeje kugenda yiyongera, nyamara kandi tuzarushaho gushyirwa ahantu h'impatanwa. Ariko Imana izakomeza ubwoko bwayo bukomeze gushikama kandi bubeho bukurikiza amahame yo mu ijambo ryayo. Imana izagira gute? Imana izadufasha. Umuntu ufite amategeko y'Imana yanditswe mu mutima we azumvira Imana kuruta abantu, kandi bidatinze azanga kumvira abantu bose, aho kugira ngo ateshuke ku mategeko y'Imana nubwo byaba ari mu kantu gatoya. Iyo bavuze ibi rero baba barimo kutwerekeza mu gihe cy'akaga, mu gihe cy'akarengane, ubwo amategeko 10 y'Imana ariyo azaba agize gute yibasiwe. Reka ngire ikintu mbabwira. Ubu baramutse baje bakadufungira urusengero bakatubwira bati mukeneye kuhashyira isuku, mwubaka urusengero. Mu by'ukuri ntabwo ikibazo kiraba amategeko y'Imana, ikibazo kiracyari isuku. Ariko nibikomeza bigenda imyanzuro irimo gufatirwa mu isuku, bikaba ngombwa kwifatirwa isabato, icyo gihe hazaba hibasiwe ijambo ry'iki? Ijambo ry'Imana n'amategeko y'Imana. Uko twitwara ntago tuzoroshya ibintu ngo tubisasire nk'uko twabisasira mu isuku. Iryo ni ryo hame. Ariko uyu munsi hari n'abantu bajya babyina mbere y'iki? Mbere y'umuziki. Umuntu umwe baramuhagaritse bamubaza ko yikingije, arangije ahita ambwira ati musoni, ati wabibonye ko akarengane kabati? Yes araje. Ati ubu twatangiye akarengane, twinjire gute? Ahitaza. Kwihutisha ibihamya ukabikoresha aho bitagenewe bibyara ubwaka cyangwa ubupagani. Hano haranditse ngo ubutegetsi bwo mu gihe cya Yesu bwakoraga ibibi pe, bukarenganya. Imiborogo itewe no kugirirwa nabi yarangwaga impande zose, gukandamiza, kurenganya n'ubugizi bwa nabi bukomeye. Nyamara Yesu ntiyigeze ashaka gukora impinduka mu mitegekere. Kandi turabigishwa bande? Ba Yesu. Iyo ibintu bitagenda neza ntiturwanisha umunwa, ntiturwanisha YouTube channel, twebwe turwanisha amavi. Muranyumva neza? Mu gihe cya Yesu leta y'Abaroma yigaruriye isi, yari mbi ndetse yari ifite n'ubupagani bwinshi, kuko yo yazaga no mu nsengero igategeka ibyo bashyira ku ruhimbi. Abasirikare b'Abaroma bari bafite ikirangantego cy'ingurube. Mu magambo make aho babaga bari bashakaga yuko imyumvire yabo y'i Roma ariyo ikontorora aho bagize gute, aho bari. Yesu yarabyitegereje abona akwiye kwitonda, ntabwo yahanganye ku mugaragaro n'ibibi ubutegetsi bwakoraga, cyangwa se ngo avuge nabi abanzi b'iki? B'ishyanga. Abaroma bari abanzi b'ishyanga ry'Abisiraheli, ariko mu bibwirizwa bya Yesu uretse umunsi umwe bamuteze umutego ngo agire icyo abivugaho, arababwira ngo ibya Kayisari mu bihende n'iby'Imana mugire gute? Barangije baravuga bati turamubuze shahara ducitse. Yesu boherezaga mu biterane by'abasirikare ngo bazacunge ijambo rinyerera nabi, bamutware bazamwice bamunyonze. Baramubonye? Abasirikare baravuze ngo nta muntu ku isi uvuga neza nkande nkawe. Ubwenge Yesu yakoresheje nibwo bwenge dukeneye mu gihe nk'iki ngiki. Hako umuntu aricara agahita yifata ka audio, murabona isi irarangiye, Imana igiye gukubita abayobozi b'ibihugu urushyi. Muri ADPR baba bafite abandi bantu bari kuri YouTube, Imana yanyeretse hameneka amaraso mu bihugu bitatu, Imana yanyeretse abayobozi b'ibihugu batatu, umwe muri bapfa. Bakamuhamagara bati ngwino bisobanure, ninde ugiye gupfa? Reka date agiye gupfa hariya hirya.
ariko reka ngikirwa, mwarabibonye kuri YouTube channel abantu bahora bavuga ngo amaraso agiye kumeneka, ngo noneho ngo nibashake banyice ngo ndabivuze, ugafungura wajya gusa ugasanga arimo aravuga ngo Imana yanyeretse abantu bapfa ngo nibiki byose, ngo kandi ngo hagiye gupfa umuntu ukomeye, ngo muri ibi bihugu byacu bitatu ngo hagiye gupfa umuperezida ukomeye, ngo ariko ngo musenge cyane. Ubwo avuze iki? Reka mbabwire, umuntu udasenga Imana ngo ababana nayo bizamucanga. Yesu yaritonze pe, ntiyigeze yivanga mu buyobozi cyangwa mu butegetsi bw'icyo gihe. Uwari icyitegererezo cyacu yagendeye kure ubutegetsi bwo ku isi. Inshuro nyinshi Kristo yagiye asabwa gufata icyemezo ku bibazo bijyana n'amategeko ndetse n'ibya politike, ariko yanze kwivanga mu bibazo birebana n'iyi si. Abatazi baje aho ari basa n'abavugisha ukuri nk'abashaka kumenya inshingano yabo, maze barabaza ati mwigisha, tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Aka kantu kavuga ngo kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese, bari barimo kumubwira bati wowe turanakwemera ibintu bya politike byo kuvuga ngo abantu n'abayobozi ntubihe iki agaciro. Nuko tubwire, utekereza ute? Amategeko yemera ko duha Kayisari umusoro cyangwa ntagira gute? Ntiyemera. Yesu yibuka ka kantu yatezwe ngo kuko utajya ugira umuntu wese ugira gute? Utinya cyangwa w'umunyacyubahiro wubaha. Yesu abaha igisubizo kivuga ngo ibya Kayisari mube Kayisari, kugira ngo yerekane ko systeme ya Kayisari Yesu atagira gute? Atayirwanya. Ariko arangije arababwira ati ibyo muzabibaza ababishinzwe, nge naje gushingwa iby'Imana. Iby'Imana nabyo mubihe iki? Mubihe Imana. Igisubizo Yesu yatanze nticyari kigendereye guhunga ikibazo, ahubwo cyari igisubizo nyakuri kandi gikwiye. Yafashe mu kiganza cy'igiceri cyakoreshwaga n'ingoma y'Abanyaroma, cyari kiriho izina y'ishusho ya Kayisari umwami w'i Roma, maze avuga ko ubwo bari barinzwe n'ubutegetsi bw'Abanyaroma, bagombaga guha ubwo butegetsi ibyo bwasabaga byo kubushyigikira mu gihe ibyo bitari bihabanye n'inshingano bahawe n'Imana. Kandi nubwo bumviraga amategeko y'igihugu, mu gihe cyose bagombaga kubera Imana indahemuka bakayigira nyambere. Ndi kuri page 446. Yesu yabujije abantu mu bintu bya politike kurahira. Ibyo byo ni ngombwa. Abantu twamanitse akaboko tukarahira. Dukwiye kwitondera kurahira mu bindi bintu bibonetse byose keretse mu nshingano. Bamwe barahira ubugingo bwabo bwite, abandi bakarahira umutwe wabo, igihe cyose bizeye ko bagihumeka, igihe cyose bizeye ko bagifite umutwe. Yesu yavuze iki? Hari abantu bajya mu nshingano z'amashyaka ya politike, murabizi ibigendanye n'amashyaka ya politike, bakajya kurahira ndetse bakizeza yuko ubuzima bwabo babuziritse kuri ayo mashyaka. Ariko nagira ngo mbabaze, amashyaka abaho by'iteka ryose? Amashyaka arahinduka. Njyewe nshobora kugira icyo marira igihugu cyanjye, ariko gufata ubuzima bwanjye nkabuzirika ku ishyaka, iryo shyaka ubwirwa n'iki niriramuka ritanye? Ko ari cyo kibazo cyavutse mu mateka y'u Rwanda. Turi abaturage beza bagomba gukorana na leta tukayihindukira amaboko, ariko kurahira ubuzima bwacu tubwegurira umuntu runaka, icyo kintu tugomba kucyitondera. Hano haranditswe ngo hariho bamwe mu bavuga ko bizera ukuri kugenewe iki gihe, ndetse bamwe bazakangurirwa batyo kugaragaza amarangamutima yabo n'amahitamo yabo mu bya politike, ku buryo amacakubiri azinjizwa mu itorero. Uwiteka yifuza ko ubwoko bwe bwirengagiza ibibazo bya politike. Ku nsanganyamatsiko za politike, kwicecekera nibwo buryoza. Iyo hamaze kuvuka ibibazo, amashyaka ya politike ari hejuru arimo gushwana, igihugu gifite abayobozi ariko hakaba hari n'abandi bantu bari ku ruhande barimo gushwana n'igihugu bashaka kugikuraho. Reka ngira ikintu mbabaza, umuntu umwe apfukamye arimo gusengera ubuyobozi, kuko ni itegeko Imana yaduhaye, tujye dusabira abayobozi kuko amahoro y'igihugu cyacu ari nayo mahoro yacu.
mu gihe mfukamye ndimo gusabira ubuyobozi ngo Imana ibuhe kureba kure, Imana ibuhe umugisha mu byo bukora, kandi Imana ibushyigikire mu byo gufasha imibereho myiza y'abaturage, ibaza undi muntu twizera kimwe arimo kubwira Imana ati kuraho ushaka baduzana aba turabahaze. Si ubwo Imana yakumva ndikarekane. Niyo mpamvu tuba tudakwiye kuba abahezanguni mu bintu bya politiki, dukwiye gutuza. Bibiliya iravuga ngo Imana niyo yimika ubwami, ni nayo igira gute? Ibwimura. Nigeze kubona kuri YouTube, mbona umuntu abeshya, babanza kubeshya amadini basengeramo kugira ngo abantu b'injiji babayoboke. Noneho yarangiza akaba yanga leta, akazaza agenda gukubitiramo icyigisho acomekamo n'akantu, akubitamo icyigisho acomeka akantu. Kera ukazasanga umuntu yabaye umunyapolitiki, umuntu yigeze kumamagara njyana ku ruhande, arambwira ati amafaranga jya uyibikaho, ibintu byararangiye, ushobora kujya kubona ukabona ruraturitse. Tamaza se mwene data bimeze gute? Ati rero reka mbwira ati we ibintu bya Bibiliya byakwishe mu mutwe, tugerageze uhumirize amaso uve muri Bibiliya urebe n'ubuzima busanzwe. Ariko ibaze umuntu ukubwira ngo ntuzagire amafaranga he muri banki, kandi yabimbwira kubona akanura areba nk'ugiye kwambuka umuhanda. Reka ngire ikintu mbabwira, umwizera, umuntu wizera Imana agomba kuba ari umuntu uri ku rwego ruri strong, atagomba guhutazwa n'ibihuha bibonetse byose. Twebwe turi mu gihugu Imana yaduhaye, turi mu gihugu kirimo abayobozi Imana yaduhaye, twe tugomba gusenga ngo imigambi y'Imana isohorezwe kuri bo. Nibaramuka banyuranyije n'iki ijambo ry'Imana risaba, bazabona ingaruka kuko ziranditse muri Bibiliya, ariko izo ngaruka ntabwo zizaza ziturutse mu kanwa kacu. Mwitonde cyane. Nabonye hari abantu benshi bafite ibibazo. Nshuti zanjye, ni ikosa rikomeye kuri twe gutuma abantu batwumva nabi. Hari ibintu byinshi byavuzwe kandi byandikwa na bamwe mu bo dusangiye kwizera, bisobanurwa nk'ibigaragaza kurwanya ubutegetsi bwa leta n'amategeko yayo. Ndi kuri paje 448. Hari abantu noneho bafata umwanya bagakora inyandiko, broshire, baragiza bagahita bavuga bati Imana igiye kwereka ubutegetsi yuko iyo ukandagiye umuntu w'Imana nayo igira gute? Igukandagira. Akaproshire akabara gatanze, bagamagara pastor bati ibi bintu si iby'iwanyu. Pastor akareba ati twe ko tugira ibitabo ibi bintu ni ibyahe. Naho ni umwizera wabyanditseho umurakare, waganiriye n'umuntu wanga leta. Uwo mwizera akaba afite ukuntu yagiye kuburana ku kagari, ubutaka yahuguzaga barabumwaka, arangije ahura n'ibibazo, agirana ibibazo n'abayobozi ba leta. Ubwo rero afata bya bintu akabyita ubutumwa, yarangiza bakamubaza bati uri umucyo? Ati nge ndi umudive. Abadivanisiti ibitabo tugenderaho byanditswe mu 1844. Ibi ndimo kubabwira ni ibintu byo mu 1900. Ntabwo rero twebwe twandika ibitabo dukurikije leta igize gute? Yimitswe. Ntabwo twandika ibitabo dukurikije leta yimitswe. Ntabwo abadive twandika ibitabo dukurikije akantu kabaye muri Kigali. Oya, hano haranditswe ngo hari ibintu byinshi byavuzwe kandi byandikwa na bamwe mu bo dusangiye kwizera, bisobanurwa nk'ibigaragaza ko turwanya ubutegetsi bwa leta n'amategeko yayo. Ni ikosa rikomeye kuri twe gutuma abantu batwumva nabi. Si byiza guhora tujora amakosa mu bikorwa n'abatware muri guverinoma. Ntabwo umurimo wacu ari ukwibasira abantu ku giti cyabo cyangwa ibigo. Dukwiriye kurangwa no kwigengesera cyane kugira ngo tutumvikana ko turwanya abayobozi b'inzego za leta. Ni ukuri urugamba dufite rurakomeye, ariko intwaro zacu zigomba kuba iziboneka muri iyi nteruro yeruye igira iti uku ni ko Uwiteka avuga. Umurimo wacu ni ugutegurira ishyanga kuzahagarara mu munsi ukomeye w'Imana. That is our focus. Iyo niyo ntumbero y'abadivanisiti. Muri iki gitondo ndimo ndashaka kubereka imbibi z'ubudivanisiti ku bigendanye na politiki. Ibyo tudasoma aha
ntabwo ari ibyacu, ni ibyabo. Umuntu umwe mu bihe byashize bya kovide yavuze abantu batatu ngo umuntu akwiye gutinya ntahe ikiganza. Arangije aravuga ati uwa mbere ni umupasitori. Nubona pasitori ahingutse iwabo ujye umenya kuri mu manegeka. Byarabaye ntibyabaye? Wajya gusura umuntu agahita aca mu gikoni. Arangije aravuga ati umuntu wa kabiri ugomba gutinya ni umuntu witwa umuganga. Turiya abaganga ni abantu babi. Turiya umuganga ushobora kugenda agahita gutera amazi ugapfa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira. Mwari muzi ko muri jenoside yakorewe abatutsi mu bitaro hari abaganga babuze uko bataha kandi bahigwa b'abatutsi, babaga barimo gutera serumu ngo umusirikare warashwe arwana n'inkotanyi atagira gute adapfa, ukabona arahangayitse. Imana ifite imitima yahaye abaganga inyuranye n'uko mubatekereza. Umuntu wa gatatu rero yari umunyapolitiki. Mudugudu yarazaga atari ko amazi y'ahangaha bati niko baza, arimo arabaza amazi sugira ngo na amazi yaba yarimo kubara umubare w'abantu barayanga. Ariko nagira ngo mbabwire ni ubujiji, si ubujiji. Iyo dufashe ubuhanuzi tukibagirwa ko dutuye ku isi, hari igihe isi nayo itwereka ko itagize gute, itadukeneye. Ndagira ngo dushaka umusozo kuko iminota yacu, iki ni icyigisho cyakagombye gufata umwanya, ariko twagira ngo dutangire gutekereza. Twebwe abasore tujya tugira indahiro ivuga yuko tugomba kuba abaturage beza b'itorero, tukaba n'abaturage beza b'igihugu. Biri mu nsanganyamatsiko yacu nk'urubyiruko. Igitabo cy'intambara ikomeye. Ikibazo ngiye kubabaza mu cyitondere kirimo umutego. Ngiye gusoma amagambo nindangiza mbabaza ikibazo kirimo umutego. Paje 428 n'icyigisho cya 38 haranditswe ngo ariko igihe cyose Yesu akiri mu buturo bwo mu ijuru asabira umuntu, ijwi ry'umwuka muziranenge riracyumvikana mu mitima y'abayobozi na rubanda. Abaki? Abayobozi na rubanda. Riracyanakorera no mu mategeko ya leta. Ijwi ry'iki? Ijwi ry'umwuka muziranenge riracyanakorera no mu mategeko ya leta. Iyo bitaza guterwa n'ayo mategeko, isi yacu yajyaga guhinduka amacuho kuruta uko imeze ubu. Nubwo benshi mu bategetsi bacu muri iki gihe hari abakozi batiganda ba Satani, Imana nayo ifite abakozi bayo mu bayobozi b'ibihugu. Amen. Umwanzi ashishikariza abakozi be ngo bashake uburyo bwose bagwabiza umurimo w'Imana, ariko abayobozi b'ibihugu bubaha Imana bakoreshejwe n'abamarayika baziranenge bazaburizamo imigambi y'abo bantu babi batarinze kujya impaka. Nuko rero abantu bake gusa bazifatanya n'imbaraga z'umwanzi. Intambara y'abanzi b'iby'ukuri izahosha kugira ngo ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bukore umurimo wabwo. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bugomba kuzavugwa, kandi mu gihe bizaza biboneka ko ari imbaraga ibwitambitse, Imana izaza yifashisha abantu bayo bari mu nzego za leta. Abantu ba hano mwebwe mubifitemo ubuhamya. Ntamubona mwagiye ibintu byose mushatse gukora bikagenda neza, mugira ngo nuko muri beza cyane. Ubu hari abantu bicaye ahantu mwirirwa muciraho iteka, aribo bashinzwe kubacira inzira. Hano haranditse ngo ubwo umuburo uheruka uzatangwa, ijwi ryayo rizagera mu matwi y'abategetsi b'isi, bazaba bakorera Imana batagize gute, batabizi. Maze bamwe bo muri bo bakira uwo muburo bahere ko bifatanye n'abantu b'Imana muri icyo gihe cy'akaga. No mu gihe cy'akarengane Imana izaba igifitemo abantu bayo. None nagira ngo mbabaze,
Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, yego cyangwa we? Ubwo rero Yesu niba akiri ku ntebe y'imbabazi, murabyemera aracyari ku ntebe y'imbabazi? None ubwo akiri ku ntebe y'imbabazi, Mwuka Muziranenge aracyari ku isi akorana n'abantu, nibyo? None Mwuka Muziranenge aracyarimo gukorera mu banyapolitike, yego? Ubu mu gihe Umwuka Wera akiri ku ntebe y'imbabazi, haracyari abayobozi b'ibihugu. Iyo bavuga abayobozi b'ibihugu baba bavuga n'abaperezida, muranyumva neza? Hari abayobozi b'ibihugu Umwuka w'Imana arimo gushyiraho, yego cyangwa we? Yego. None nagira ngo mbabaze, no mu gihe cy'akaga bazaba bahari? Nimureke turekere Imana ikoresha imitima y'abantu bayo, twirinde ibintu byo guca iteka n'uburyo tubyumva. Kandi ikindi, umuntu nubona azamutse, ujye umusengera cyane kugira ngo azagaragaze iki? Imana. Nasomye amagambo akomeye mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, yavugaga ngo hari abantu benshi bibwira ko umuntu aramutse azamutse akagira inshingano ya politiki akora aba ataye. Ariko nshuti zanjye, nubwo ariko abenshi tubyumva, igitabo cy'abahanuzi n'abami abahanuzi n'abami narebye, nayasomye kuri paje 556, ariko ni igitabo kiri soft nayasomyemo. Haranditswe ngo imibereho ya Daniyeli nk'umutegetsi mu bwami bwa Babuloni n'ubw'Abamedi n'Abaperesi ihishura ukuri ko umuntu ukorera inzego za leta cyangwa umunyapolitike atari ngombwa ko aba umuntu utekereza cyangwa ugena ingamba za politike gusa, ahubwo ko ashobora kuba umuntu uyoborwa n'Imana ku ntambwe yose atera. Daniyeli wabaye minisitiri w'intebe w'ubwami bwari bukomeye kurusha ubundi ku isi, yari n'umuhanuzi w'Imana, yakiraga umucyo uturuka mu ijuru. Ibyanditswe byahishuwe bisobanura uwo muntu wagiraga ibyo ararikira nkatwe, bikavuga ko yari inziramakemwa. Igihe ibyo yakoraga byasuzumwaga ubushishozi n'abanzi be basanze nta nenge n'imwe ibirangwamo. Daniyeli yari icyitegererezo cy'uko umukozi wese yahinduka igihe umutima we wahindutse kandi wejejwe, ndetse n'igihe impamvu zimutera gukora zitunganye mu maso y'iki? Y'Imana. Ubwo rero icyo bivuze ni iki? Daniyeli yabaye i Babuloni, ariko yakiraga amayereko kandi atanga amaraporo mu bwami bw'i Babuloni. Abanzi be baravuze bati uyu mugabo aratuvangira, reka tumwikize. Baravuga bati ariko mushake defo barayishatse. Muzi ikintu bamureze? Bamureze yuko ngo afungure idirishya ngo agasenga gatatu kuki ku munsi. Icyo cyaha nk'icyo rero kizaduhame pe. Umuntu wacu, umuntu w'umwizera wacu yakagombye kuba mu kazi afite icyaha kimwe kivuga ngo arakora neza mu yindi minsi, ariko ku isabato ntitumubona. Ariko niba uri umuntu muheza nguni, unyereza imisoro y'abandi, ugafasha abantu kwiba leta, warangiza ukaba uri umuntu ushobora no gutegura imishinga mibi yagusha igihugu, warangiza ku isabato ugatangira uti ngiye gusenga, uri umuntu ushinzwe gukoza isoni itorero ry'Imana gusa. Aba bantu rero bari mu myanya y'ubutegetsi tubasengere, tugabanye amagambo, tumenye uko tugomba kumera, twibuke ko turi abaturage mu gihugu. Ntitugashake kuzana impinduramatwara mu bya politike dukoresheje amagambo yacu. Mu ijuru hari Imana ishinzwe kuzana impinduramatwara ku isi mu gihe kigize gute? Gikwiriye. Ntiduhamagarirwa kwinjira mu mashyaka ya politike ngo tujye mu muhanda dufate ibyapa cyangwa se tujye kuri za social media twerekane amarangamutima apfuye. Hari igihe biba ngombwa yuko guceceka bihinduka uburyoza. Hari n'ingingo biba ngombwa kutagira icyo ugira gute uvugaho. Ntabwo ingingo zose zivugwa ku isi muri politike zitureba, hari zitagize gute zitatureba. Muri iki gitondo Imana yo mu ijuru ibamera umugisha, iduhindura abaturage beza, tujye tuba abadivantisiti batabangamye,
abadivantisiti bumvira ijwi ry'Imana riri mu mitima yabo, tugahora ducungana n'uko buri tegeko rishyizweho ritarimo kubangamira amategeko 10 y'Imana. Kandi ibyo ntibisaba yuko uhamagara abantu iwawe ngo ibi bintu ngo mu kagari basohoye ngo urabona ngo bitagonga itegeko ry'Imana. Fata umwanzuro ku giti cyawe, usenge, Imana igire gute ibikwereke. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.